Yes, nguhaye ikaze kandi ndagushimira wowe ufata umwanya uhagije ukadukurikira ndetse ugakomeza ukadukurikira ukatwereka n'abandi cyangwa ukabisangiza abandi ibikorwa byacu. Ni iby'agaciro rero nawe uri uw'agaciro, tunagusaba ko wowe wadukurikiye ukomereza aho ngaho, nawe utari wadukurikira kudukurikira tukajya tuganira ku bintu bimwe n'ibindi, dusangira ibitekerezo, duhererekanya amakuru hirya no hino ku isi, tuganira ku buzima muri rusange, mbese byinshi by'agaciro kandi byafasha buri umwe wese, umunyarwanda ndetse n'umuntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yego, njyewe nitwa Yoga, iyi shene yacu yitwa Ubusiha Ricardo, ni shano yanyu, yacu, y'abanyarwanda, y'umuntu wese. Inkunga yanyu rero burya aba ari ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye nubwo bitaba byoroshye, ariko tujye tugerageza tugire urukundo, tujye turangwa n'urukundo. Mu by'ukuri simpamya ko nta muntu udakunda gutera intambwe, nta muntu udakunda gutera imbere. Buri wese aba akeneye gutera intambwe, akava ahantu ari akagira ahandi hantu agera. Sinibaza rero niba hari umuntu bibabaza kubona ko ari mugenzi we yateye intambwe cyangwa se yagize impinduka mu buzima. Ntabwo byakabaye hari uwo bibabaza, kuko ni ibintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri uko bwije uko bukeye. Dukenera kubaho, tugakenera ibidutunga, tugakenera byinshi dukenera muri ubu buzima. Kuva mu gitondo umuntu abyutse kugera ku mugoroba aba yagiye akazi n'ibindi byinshi cyane. Niyo mpamvu rero burya ntawumenya uko umunsi urangira, ubona buke ariko ntabwo ubuzi uko buri bwire, ntabwo ubuzi ngo byagenda gute. Niyo mpamvu bibaye byiza bakiteganyiriza no kwiteganyiriza kubana n'abandi, kubana na bose, aba ari ukwiteganyiriza mu buzima, kuko tubaho twishimye, ejo tukababara, uyu munsi ukaba ufite, ejo ugasanga nta kintu ufite, ukaba ukeneye gufashwa. Niyo mpamvu rero twakabaye dufatanya akaboko. Twakabaye dufatana urunana tugahuza imbaraga, buri ufite icyo arusha mugenzi we akamufasha, bityo rero isi ikamera neza. Icyo nendaga kuvuga ni iki ngiki. Murebye mukareba n'urugero nk'ukuntu, dufatira urugero nko ku izi nyamaswa turimo turareba muri iyi video yacu, murareba amahoro ziba zibayemo, urebe utunyoni, urebe mbese ibisimba byinshi bitandukanye, ubona ko ni hahandi urukundo, inyamaswa zagombye kurusha abantu urukundo, ntabwo aba ari byiza. Urabona ko akanyamaswa kamwe karafata, ukabona karazanye gasangiye n'utundi, bigasharinga, bikishima, bikajyana guhiga, bigasimbuka, bigakina. Ariko abantu muri iki gihe bararakaye, isi yarabashaririye ku buryo biragoye, ariko dukwiye kugerageza tukikubita agashyi tukareba ko
mu by'ukuri nubwo tutahindura isi ariko byibura tukagira icyo tubikoraho, tukagira icyo tuyikoraho, kandi birashoboka cyane kandi ni iby'agaciro, kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye, imibereho iragoye, ubuzima buragoye, indwara nyinshi zitandukanye, ibiza n'ibizazane, ngaho intambara, ngaho ibiki, nta mahoro, nta n'umutekano, yaba mu gifu cyangwa yego. Urumva rero ko niyo mpamvu turasabwa urukundo rwinshi cyane, dushyizeho imbaraga, pana rwa rundi rugererwa ku mashyi, tugakundana rero ivumbi rigatumuka, tukiberaho neza nk'ibindi biremwa bitagirana amashyari n'imijinya n'ibiki byose. Ibyo rero biramutse bikunze, isi yagomba kuba nziza. Hari umusore w'umunyarwenya wa wundi bajya bita ka kajwi, hari ibibazo ajya abaza abantu byiza cyane, ariko ari muri burage abantu bakisekera, ariko abajije ibintu bikomeye. Muri rusange umuntu wese ufite telefone aba ashobora kujya kuri interinete, ku mbuga nyinshi zitandukanye, yego. Nibyo nababwiraga kuri wa muvandimwe bita ka kajwi, ariko n'abayifite burage nyinshi, avangamo twa tuntu twe, akavuga ibintu nyine abantu bakisekera bakumva ari nko gutongana, ariko hari ibintu byinshi avuga ukumva nyine ni gute wowe ufite telefone, ko iyo waguze amamega yawe ku bushake bwawe, ureba ibintu ibyo ureba byose ntawe uba ubikwishyurira, kuki ureba bimwe by'abantu bamwe, abandi ntube wabareba, cyangwa se niba udashaka no kureba, kandi nabyo ntacyo bigutwaye, kandi cyane ko n'abandi ureba nta kindi baguha, nabo bose barebwa rega. Ubundi gute kuba wumva ushaka ko abandi bantu turajya tukureba, wowe ukaba utareba abandi? Uraza uti dukurikire, muturayikinge, muduhe komenti, mugire gute, kandi subscribe, ariko ukaba utajya kuri platform n'imwe y'umuntu kube wamukorera nk'ibyo ngibyo uri kuvuga bagukorera, kubera iki? Ni ukwiyemera n'umutima mubi n'uburyarya, cyangwa ni ibiki? Ntabwo aba ari byiza, biracanganya ariko si byiza. Tugabanye kwikunda no kwirata, ariko buriya mubona bizagenda gute? Gufata isegonda rimwe ugapyondera umuntu subscribe, ukamuha iyo like, ukamuha ako gakomenti, ukamusharingira, niba ari ibintu ari byiza ukamubwira ati ni sawa, niba atari na byiza ukamubwira ati wakora ibi ngibi, ugapyondera ukigendera. Mugani mu isegonda ko umaze kumira igitore cy'ubugari, mugani w'uwo mugabo, bigutwara iki koko? Bigutwaye iki ku buryo utakanda ngo ndingaza wese? Kuki yagukandira bakakureba akagira gute? Wowe bite? Bite ariko bite? Urumva babikabije. Mujye mugerageza namwe, ariko ubundi ko ibintu ari iby'isi, ibi byose nubwo bamwe muba mubifite abandi batabifite, ko muzajya mugenda mukabisiga, ubundi kubera iki? Turabikeneye nyine, dukeneye kubaho, dukeneye amafaranga, dukeneye n'ibindi byose, ariko nanone se kwikubira ibintu bizabamarira iki? Nunkandira nanjye nkagukandira, abakanze iwawe ukababwira bakaza bagakanda n'iwanjye, ko ntacyo bizaguhombya, ko tuzareba ibyawe tugahindukira tukareba n'ibyanjye, kandi byose bikagenda, ibyawe ko ntaho bijya. Kubera iki biba bimeze gutyo nyine?
mugerageze dufatanye, ariko ntabwo muzi ko turi bene Kanyarwanda tugomba kurangwa n'urukundo. Turi bene mugabo umwe, tuvuga ururimi rumwe, n'iki byose kogwana. So ndabakunda cyane rero, mukomeze mudukunde kandi mudukurikire mushishikaye, natwe turabemera cyane. Ciao ciao.